Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo cy'amafaranga ari kuri konte bloke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe Nyagasani ashyira umutungo mu bantu ntabwo yawushyizemo ko uba umutungo ugenda ukabikwa, abantu bicwa n'inzara, abandi bakennye, abandi hari byinshi bifuza gukora ariko batabasha kubikora kubera ko hari imitungo runaka yafatiriwe ikajya gushyirwa ahantu itegererejwe ibitazwi. Aha bityo ntabwo bikwiye ko umuyisilamu afata umutungo we ngo awushyire muri konte bloke cyangwa se awushyire aho nawe ubwe atabasha kuwungukamo, nta n'undi ubasha kuwungukaho, kubera ko ibi ngibi biba bihabanye n'impamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yashyiriyeho imitungo mu bantu. Hanyuma iyi konte bloke iyo izanye inyungu, izi nyungu ntabwo bikwiye ko umuntu avuga ngo ndebe ikindi nzikoresha, kubera ko uyu aba ari umutungo wa haramu, ari umutungo wa riba. Iyo amajije kuwakira ntago awufata nk'uwakiriye umutungo, nta nubwo iyo agiye kuwukoresha awukoresha nk'umuntu urimo gukora igikorwa ategerejeho ishimwe cyangwa se imigisha ku Mana, kubera ko hari ibyo bita kwikiza, aba arimo kuwikiza. Iyo arimo kuwikiza rero icyo gihe abagira ngo akiranuke imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ntago yawukora igikorwa azategerezaho ishimwe n'umunsi wa rimwe. Niyo abonye ushatse kumushimira kuri icyo gikorwa, icyo gihe uyu nguyu amenya ko ari ibibazo bikomeye cyane. Akaba ari nayo mpamvu benshi bamenye babona ko iyo uyu muntu afashe uyu mutungo, igihe cyo kuwikuraho agomba kuwikuraho ku buryo ntawe uzigera amenya ko ari we wagize uruhare rwo kugira ngo icyo agiye kuwukoreshamo gikorwe. Urugero nko kuba yawufashisha nk'umukene, ashobora kuza mu gitondo akawushyira munsi y'umuryango w'umukene. Umukene yabyuka mu gitondo agasanga umutungo mu rugo rwe, atazi uwawuhashyize, n'uriya nawe ntazigera agira ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko ari we wabikoze. Cyangwa se akaba yanyura no ku wundi muntu aramutse ashatse nko gukora nk'igikorwa remezo, urugero nko kugira igikorwa runaka cy'ineza atunganya, akaba yanyura ku wundi muntu akamwihanangiriza ko tuzigera avuga izina rye, nawe kandi ntazigere anishyiramo n'umunsi wa rimwe ko ari we wakoze kiriya gikorwa, kubera ko umutungo yagikozemo ntabwo wari umutungo we, ntiyariyemerewe no kuwufata, ahubwo icyo yakoze gusa ni ukuwikiza. Bityo ku kijyanye na konte bloke ntabwo bikwiye ko umuyisilamu abitsa amafaranga ye muri konte bloke, hanyuma n'inyungu yava muri iyo riba iramutse byakozwe yabikora muri ubwo buryo. Hanyuma kubitsa muri banki byo ntacyo bitwaye ku muyisilamu. Mu zindi serivisi ziba zitarimo riba, niyo zaba zirimo riba, ariyo gahunda ya banki, nta handi afite abitsa, yemerewe kuba yabitsamo, ariko za nyungu zije ziturutse muri riba zigakoreshwa nk'uko twabivuze mu gisobanuro cyo hejuru. Wallahu a'lam.